Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri gitondo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 7 2025. Namakuru akomeye cyane azindutse rero hano mu bice bitandukanye byo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Of course urumikana rero murabizi ko rero turi bamwe mu bambere babagezaho amakuru agezweho. Icyo tubasaba nta kindi no gukora subscribe cyangwa sabone nyaboneka inkuru zacu zikagera kure mukongera mukatubona kuri platform ziremereye cyane ngaguko rero ntabwo tuza gutinda rero munyemerere tubabwira mu makuru tugiye kubandaho muri kano kanya na makuru azindutse mu bice bigiye bitandukanye. Amwe makuru rero twamaze kuba tubategura cyangwa tugezeho turabwira ko igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo zacyo barahiriye kutarekura umujyi wa Uvira ngo bari buze kurwana inkundura mpaka nyuma yuko bamaze kubona ko twenyekembo bahanganye M23 yamaze kurahirira gufata umujyi wa Uvira ndetse ikaba yanamanutse nyuma yuko ubutasi bwayo bukomeje kuzengereza ndetse ingabo z'u Burundi FDNB ndetse ariko kandi FDNB nayo ikaba iri kurwana ishoboka cyose nubwo iri gutakaza cyane ariko ikaba iri kurwana kuri umujyi wa Uvira. Ndaza kukubwira impamvu ikomeye cyane ingabo z'u Burundi ziri kwizirika ndetse ziri kuvuga ko zarahiriye kwihorera mu buryo bwo cyangwa ubundi. Ariko kandi turagaruka mu bice byo bitandukanye ahazirutse imirwano ahari kubera amambushi agiye atandukanye ndetse mu by'ukuri amakuru avuga ko hari ibimenyetso ingabo z'u Burundi zamaze kubona ko M23 yamaze kwegera umujyi wa Uvira iri mu marembo ndetse ibimenyetso bigaragaza ko isaha bushobora kuza kumva umujyi wa Uvira wamaze kuba winjirwa amasasu ari kuvuga ari menshi cyane amabombe mu mpande zose. Ayangana na amakuru tubaze kuba tumenya ndetse azindutse mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe Lawrence Kanyuka asohoye itangazo rigaragaza gufata umujyi wa Uvira ko intambara sasa cyabaye igiye gutangira. Murabizi ko iyo basohoye itangazo bibaye bibi cyane biba bihindutse. Na makuru akomeye iri tangazo turareza turibasomere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko kandi mu by'ukuri munyemerere turagaruka kuri General Masunzu nawe wakomeje mu by'ukuri kuvugwa mu nyamakuru byinshi bitandukanye. Turababwira ibyiwe nyaboreka amakuru turayazanye bushyashya. Imana yatabaye abanyamurenge. Nyuma y'inama Imana itabaye abanyamurenge, abanyamurenge gusa na muri Nord Kivu kuko yaramuze imisi abazengereza, ariko twamaze kumenya impamvu ya nyayo ndetse n'uburyo ngo byari byarapanzwe n'igihe uyu mugabo azakubitirwa hasi mu rusange. Si ibyo gusa turabigarukaho kuko turi kumwe n'umusesenguzi wacu kandi none ku murongo wa telefone. Ariko kandi turagaruka kuri General Makenga nawe kandi ukomeje kugenda azenguruka nawe ajagize icyo atangaza kuri urugamba. Nawe Zense Paul Kagame nawe yagize ikintu atangaza kuri ibingibi biri kubahanga muri Uvira ndetse we no mu bindi bice mu rusange. Umva n'amakuru akomeye. Turagaruka kuri Evese Nevada yishimiye wamaze kugirwa umuntu ukomeye twese byadutunguye na Lawrence mu by'ukuri abenshi bavuga ati uyu mugabo banza bari gusangira amafaranga yo gukura muri Congo kuko ntibishoboka ukuntu umuntu agirwa umugabo umuntu wo kugarura amahoro kandi ari guteza intambara. Ngaye gukora kurumva ko amakuru yo ni menshi cyane kuko mibona rero ku munwa hano kuri nyiri kandi kuri kamera za Ruka Empire ngo nige nyine urabona ko kuri mikoro mbere ni Nelson Ekemashana Gatanza Jabal ariko kandi nkaba ndikora mugenzi wanje uri hamwe nanjye Pacifique kabisa tukaba tugiye kubana muri amakuru ya mu gitondo azindutse tugiye kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'urugamba ariko by'umwariko tugiye kwibanda ahitwa Imurenge nubwo abaturage bishimye ku kibazo cyari kibazengereje cy'uyu mugabo Lieutenant General Pacifique Masunzu ariko imirwano yo yakomeje ahantu bita mu Rwikubo ubu tuvuganeho ruri guhinanira muri iki gitondo niho menya makuru yuko byamaze kuba bikomera. Nanone kandi ahitwa mu Mikenke ahitwa Rurambo ndetse n'ahitwa ku Ndondo ya Bijombo ya mbere ndetse n'iya kabiri hose ari kugenda humvikana amasasu. So agatawongira ngo birumvikana ko rero tugiye mu makuru akomeye cyane. Andi makuru ahari by'umwariko aravugwa muri Masisi aho bita Nyabyondo ko azarendo zino zo muri APCRS zagiye zirokoka cyase zasigaye no kuvuga ngo nazo zagize gutya zirikusanya zisa nk'izitungura M23 ndagira ngo ni ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba. Ariko kandi tugiye kubabwira andi makuru akomeye cyane muri Rubero mutigeze mumenya cyase ngo muyumva andi ko ni breaking news nuko M23 kuri ubu ngubu yongeye kubura imirwano noneho ikomeye cyane muri territoire ya Rubero bakaba noneho mu buryo bushoboka ko baba bagiye kugira gute kuyigarurira ndetse na gahunda yo kujya gufata no mujyi wa Butembo. So ngakora tubahaye ikaze icyo basaba ni muke like zibe nyinshi ngo kabyara mu like nyinshi ariko kandi urabona vuga to cyane ukore kuri subscribe nyaboneka tureko twakongera kuba tuzamuka ndetse ariko kandi munatanga n'ibitekerezo byanyu muri comment ngo pasire ngo haye karibu.
murakoze cyane. Hanyuma rero nuko nemaze kubabwira ngira ngo amakuru twabateguriye ni menshi. Ni itangazo M23 rimaze kubisora rikomeye cyane, itangazo karundura ku mugoroba ni mujya kuri X cyangwa se ku rukuta rwa Twitter rwa Kanyoka, murabona itangazo amaze gusora mu kanya gato cyane. Ni yarisoye nijoro mu kanko saa 6 z'ijoro, nari ndimo kuyikurikira. Umugabo aravuga ati kera kabaye twarihanganye ntako tutagize, ati biragaragara ko twatatswe impande zose, ati kandi twebwe icyo dushinzwe no kugarura amahoro, ati rero intambara bashatse twebwe tugiye kuyibaha. Reka tubyite gutyo kuko yavuze ngo bagiye kurwana birwaneho, bagiye bavuze yo itangazo risohotse bakavuga ngo bagiye kwirwanaho mu kinyamwuga. Bwana bazi intambara bitangiye. Intambara bitangiye kuko buriya M23 igirwana ruko yamaze gufatisha impamvu ya nyayo ituma bari burwane ku buryo kiri bukange Kinshasa kandi karwana itari buhagarara. Yego. Ngira ngo nta musi n'umwe bari bajya kurwana hatabayeho gukora amarorerwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubungubu M23 ntago navuga ko ibitegereje bibi kugira ngo irwane n'ibyiza biba bihari, ariko noneho kwishuro M23 igira ibuze kuvuga ati dusohoye itangazo, igira ibuze kuvuga kandi yari dusohoye itangazo yarisohoye. Ahubwo reka baze numve Baraka arimo arankomanga hano, ngafite inkuru yamenye ngo impamvu ngo yikubitwa rya Masunzu. Yego yayimenye ngo yamenye impamvu ngo byari byarapazwe ngo byari byarateguwe na kera na kare. Rero ngo igihe cyo cyagiye cyageze bari barapanze, barangije bashyira plan yabo mu bikorwa bari barabanza gupanga. Uko niko rero ngo Masunzu wayashyizwe hasi ku butaka. Ndetse ngo nandi makuru Bwana Baraka uramutse neza? Baramutse Bwana Neso. Uramutse ute? Ashimira Imana naramutse neza. Tuzeze makuru dufite inkuru nyinshi cyane tugiye kugeza ku bakunzi badukurikiye, ariko mukanya ati waretse nkibwirira abantu ko namenye uburyo Masunzu bamupangiye igihe cyari cyageze cyo gukubita Masunzu hasi, akaba ari cyo ndetse nuko byapanzwe. Uravuga tufite muri ukuntu ibintu byapanzwe n'ukuntu byateguwe gukubita hasi umugabo bita General Masunzu. Navuga ko ahari Imana yatabaye abanyamurenge ndetse kumva gusenga kwabo, dore ko buri abanyamurenge barasenga cyane. Ngaho tubwire rero ukuntu Imana yatabaye abanyamurenge ndetse n'ukuntu byapanzwe ibya Masunzu nk'uko wabitubwiye. Yes, inkuru ya Masunzu mureke munyemerere abayo nayo mperaho. Ivuga ku bugambanyi bwa Masunzu cyangwa se ubugambanyi bamukoreye bw'igihe kirekire. Uyu mugabo Masunzu ndabihera kuba muribuka kudeta imaze kuvugwa mu gihe gishize. Bari abantu ngo batawe muri bakekwaho kudeta ngo ni inshuti za hafi za Masunzu, ngo ndetse ngo hari na telefone bavuganiragaho leta itazi. Aya makuru rero nayo ari mu bituma akekwaho cyangwa se abonwa nk'umugambanyi ku ruhande rumwe. Ikindi cya kabiri gituma bamubona nk'umugambanyi, buriya ikintu cyatabagira akantu k'ivanguramoko, ari nacyo kintu ari nabwo bugambanyi namwe babwire bw'igihe kirekire. Ayo makuru ari kunjiraho nonaha ni amakuru avuga ku bugambanyi bw'igihe kirekire bukorerwa abantu b'ubwoko bw'Abatutsi, ari nabo Masunzu abarizwamo. Ubundi Masunzu yari afite umugambi wo kutakorana na leta mu myaka ya mbere, ariko akimara kubona ipeta rye ryasohotse yahise abivamo byose, yiyomeka kuri leta, yiyemeza kuyikorera buri kimwe cyose gishoboka. Ariko noneho wo kudakorana na leta, yari afite umugambi wo kudakorana na leta kuko yari umunyamurenge, n'ubundi yari afite umutima nk'abandi banyamurenge basanzwe. Ikintu cyamushituye nuko yabonye ko ipeti rye rya generali muri leta ryasohotse. Wa mugambi wo gukorana n'abanyamurenge umuvuyemo burundu, ahita yiyumika kuri leta, yiyemeza gukorana nabo no gutanga buri kimwe cyose ngo leta yishimye. Ariko muri rusange leta ntiyigize igirwa n'ubwo bwitange bwiwe, ntiyigize igirwa n'icyo kiguzi cyo gutanga ubuzima bwe bwose kugira ngo ahanini n'ubwo n'ubundi yishakiraga iriya peti rya generale, leta ntiyanyuzwe kubera ubwoko. Urabona bashinja abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi abanyamurenge ko ngari abagambanyi ndetse babita abanyarwanda. N'ubundi babaga bari mu nama bamureba ikijisho, uretse inshuti ze za hafi n'ubundi zari zifitanye ubwo bushuti, ariko nazo hari uburyo zitamwizeragamo cyane no kumuha ziriya nshingano. Rero ni umugambi wari wateguwe, niyo makuru namaze kumenya. Bajya kumuha ziriya nshingano baravuze ati reka duce inzira iganisha
Masunzu muri gereza. Masunzu ntazwiho kunyereza umutungo wenda ngo bizamujyana muri gereza. Nyine bo ubwabo babiganiraho bavuga tuzakora iki kugira ngo tuganishe Masunzu mu gihano cy'igifungo nk'uko nawe hari benshi agiye afungishwa ndetse asangeyo abanyarwanda bene wabo nk'uko babita abanyarwanda. Niki kituma tumusangisha abanyarwanda bene wabo bamurebye ku byaha bindi bisanzwe basanga ntabyo akora bijyanye no kunyereza umutungo n'ibindi byose bikorwa n'abasirikare. Baravuga ati rero ko tumucizira tumuha akazi kagoye nikamunanira tumwohereza muri gereza tubyita ubugambanyi ko yafatanye na bene wabo. Nubwo buryo rero bamwohereje hano mu burasirazuba bwa Kongo bamuha inshingano ngira ngo wigeze kubivugaho mu makuru uvuga ko ngari kado wavuze ko ari kado imeze y'uburozi. Yes, ni kado y'uburozi. Mu mugambi rero namaze kumenya ko ari umugambi wari wateguwe muremure w'igihe kirekire ndetse hari n'abenshi bagiye bavuga ko amezi 3 ariyo agomba kuba agaragaje byinshi. Nawe rero ntiyamenya ubwo bugambanyi buhari aza yivuga ibigwi ati M23 ndahita nyirukana ndayambura ibice byose yafashe. Nyine aza yivuga ibigwi ariko n'ubundi bari babizi neza ko atazabishobora. Ibyabaye ku munsi w'ejo cyangwa se iri kuba kuri Masunzu ni umugambi wari wateguwe uri kugana kuri final. Bavuga ko wenda ibyari byateguwe kuri we bisa naho bimurangiriyeho bari kubona ko isi nitaragiyeho. Abanyamurenge nabo yari yariyemeje kubakorera ibibi byose bishoboka kugira ngo yerekane ko ntahuriye nabo ariko ibyo byose ntabwo leta yigize ibishima kubera ko imubona nk'umunyarwanda. Bivuze ngo bari barabuze impamvu yo kumushyira hasi. Bari barabuze impamvu yo kumushyira hasi barebye ku byaha bisanzwe bikorwa n'abasirikare benshi bo ku rwego rwe basanga ntabyo akora. Ariko ngira ngo ahari wenda kumuzana mu rugamba reka turebe urabona ko uyu mugabo yarwanye muri za CNDP. Uyu mugabo Masunzu yarwananye na Bamakenga baraziranye nubwo yabagambanye akabatera umugongo. Bamuzanye mu rugamba we yarababwiye ati ngenzi imirwanire yabo bagabo nzi imirwanire yabo ndabazi ikindi kirenze nzi bice buriya kurwana mu bicuzi abasawa cyane nzi ibice byo kubikomandenga bamakani ku buryo barwanamo ndabizi arangije abandi ikimenyetso cyo kugira ngo abemeze abicira makanika nyamugamba barende mu makuru ntago nivuze n'inkuru ko byishimiye yivugana makanika mu kwivugana makanika cyari ikimenyetso agaragarije leta cyishase kari tayari cyane atazanababarirwa ngira ngo niyo yamanika amaboko cyangwa akajya hehe ntago azigera babarirwa kuri cya kintu yakoze cyo kwivugana makanika. Biragaragara ko politike ni politike sinzi umuntu kare wanyandikiye arambwira ngo politike ngo ni nkamibe nkamibe ngicyo waya cyose ngo ntishima nkamibe guhereza umuceri ukayiha amata ukayiyo ariko reka kwigarama mu minota mike cyane. None rero biragaragara ko uyu mugabo nawe politike yamwigaramye ibyo bari barapanze nyine cyangwa ko bari barabyifuje barabuze uburyo ngo bamushyira hasi barabikoze ariko bashatse impamvu yuko nyine ubona ko ibice byo muri rugamba bisa nkaho bisatire bigiye kuba bifatwa wenda twari mu bigaruka wenda njya gutuna bivire icyarimwe Pacifique nawe wenda ubyumve nawe dukurikiza byumve. Biragaragara ko hano ngiye mbibonamo nk'ibintu bibiri. Icya mbere wagira ngo ikishisa arimo umuntu kugambanira ibice bya Uvira n'ibinini ibice byo mu ntambara. Impamvu ni iyi Kinshasa murabona ko bahengereye umujyi wago mugiye gufatwa utarafatwa cyo kitangwa bamushyize hasi bazana Masunzu. Nibutse ko twe niyo mpamvu twavuze ngo ni kado y'uburozi nuko twabonaga ibice muri bisa n'ibyasatiriwe nta kintu kiri bigahagarike. Turavuga ati impamvu uyu mugabo wamuzanye aragira ngo nawe bamufatane bino bice bahita bamufunga avuga ko yabigambaniye. Kuko ntibamuzanye hakiri kare ngo muzane atangire n'urugamba byibuze bikiri bibisi nyine batarasatira ibice bigiye bitandukanye bikomakomeye. Niyo mpamvu buriya twavuze ko ari nyine ari uburozi kuko twavuga ko bari umufatane ibi bice bamara kufatana ibice bagahita bamufunga nyine bakamushakaho impamvu.
yes bwari uburyo n'ubundi bwo guhimba icyaha bwo gukerera icyaha bakagitangira kuva mu introduction kugeza muri conclusion kuko babonaga mu byaha bisanzwe nta kintu bazamushinja ngo babe bamushyira mu buroko nk'uko babyifuzaga impamvu yes babonaga nta bundi buryo nyine bari bumushyire hasi kuko ari umunyamurenge nyine impamvu y'urwango nyine ituruka ko ari umunyamurenge nta kindi cyaha wavuga ko yaba yarakoze bavuga ko nta keza kabo bavuga ko nta keza kabo nawe ubwiwe ntabwo bamukunda bitewe n'uko ari umwe muri bo kandi ko banahanganye ku rugamba niyo mpamvu nyine bamuzanye avuga ati genda mujye guhangana na bene wanyu ibyo twavugaga twaravugaga ati bikimara kuba reba Sekedi yabonaga bari bufate Goma ibyaha byose bikajya ku bantu bayoboye urugamba yego bikajya no kuri Christian Chesongeso kubera ko bose bari baturuka hamwe afata Christian Chesongeso na cyo kitambwe bose ni bamwe abashyira hasi navuga ko ari ukubashyira hasi ariko mu buryo kugira ngo nimuze ejo batabafatana ibi bice ukajya mukavuga ko ari mwagambanya abakongomani bakabivugana ni mu cyo makuru nshyiraho abandi nibabifata mwebwe tuzabareho icyaha iriya politiki urumva yes ni ukugira ngo agire abere abo yita bene wabo bari bene wabo bavuka hamwe urumva cyasha uwo yita umunyarwanda noneho ashaka ababishyira ku mutwe mbese nta rugamba rutagira ibitambo nta rugamba rutagira ibitambo noneho yagombaga gutamba rero abo yabuze urumva abo babuzeho ibyaha ni nk'uko ingabo z'u Burundi nazo zoherezaga abasirikare b'abatutsi akavuga ati mugende mujye guhangana na bene wanyu bafata ingabo z'u Burundi z'abatutsi ubwoko bw'abatutsi bakabohereza ku rugamba bakabohereza kuri za front line ngo aribo bicwa urumva ariko so rero uyu Masuzu nawe ngira ngo niko byagenze avuga ati nibara bavuze ko bakongomani basaze tuzamubohereza ubwo ati nkakundi bavuze ati muduhe baraba ati tubahe baraba ati muduhe baraba ndatewe ati nimubambe Yesu urumva urabita umwami wari umubamba urumva yari umupangu ukomeye cyane ngira ngo n'ubu twaravuga ati ko byasa kose ni agomye yice bene wabo cyane ariko ntacyo umunsi nawo uzamumanike urumva kuko babitakwira bari bamuha amezi 6 ati amezi 6 naramukashize atabikoze ati tuzahita tuvuga ko yabugize gute yagiye gufasha bene wabo yesibura ko ari kumwiyenzaho kwari gushaka impamvu ya kibwa nacyo kigumya kwivugana oya barabaroza hanyuma dore impamvu mvuze rino jambo wagira ngo kisha sari y'umugambanyi aho ukiye M23 uti gute ubona ko Masunzu yari yamaze kumenyera urugamba ndetse yamaze kumenyera uburyo bino bice agomba kubikavaringa nk'uko umuhanga ubizi ngo tumaze kubibona sibyo kwese twabonye ko Masunzu ni umuhanga pe ndetse yaragerageje nubwo Goma bayimufatanye n'ubundi yari yagafashwe n'ubundi yaje Gomisa nk'iyafashwe n'ubundi yaje Gomisa nk'iyafashwe ntacagikora makumyabiri na gatatu n'undi ari muri pozisiyo yari iri muri target yo kuba yafata Gomisa yose ari kuyifuza byarangiye yari impamvu ikomeye ariko urabona ko wenda aho navuga ni Bukavu bamufatanye kandi no mugabo aza mu rugamba nta basirikare bamuhaye nta basirikare bamuhaye we yaje wenyine ariko aza n'abasirikare bamuhaye ahubwo abasirikare bari bashize bagize ubwoba n'abakomanda bakomeye cyane bamwe bari bamaze gutinya abandi bamaze gupfa haciko kitambwe bavuniye umuheto urumva nta basirikare bamuhaye rero ko nawe yakoresheje ibyari bibaye kandi M23 yari yamaze gutegura urugamba ibice byose byatatse yarafashe uduce strategique iri kumanuka za Minova yerekeza Bukavu ndetse yamaze no kugerayo ntabwo navuga ko bandi magambo nta kintu umugabo ari gukora ikintu cyaganje yakoze no kuhanga umugabo bita makanika mu nzira
niko byagenze kugira ngo bakure amakarita mu nzira yagira ngo yerekane ko atari kwifatanya n'abavuga iki n'aba mu burasirazuba n'ubundi bavande agomba kubanza kugaragaza kandi sha umubwiza ukuri sha inyamaswa niyo wayiha iki sha umubwiza ukuri biragoye kugira ngo izanyurwe ni nk'imbwa cyangwa inyamaswa uyiha bya mirenge ariko iyo ishonje ishonje ntabwo iza no muri sebuja n'ubundi ntibigeze banyurwa iyi nyama intare ishonje yo kuyiza no muri sebuja ibimenya nyuma yamaze kukushyira mu kanwa ntakareka ntiwayisonzana rero ntabwo wayisonzana n'ibibobo ishonje ntabwo wayisonzana rero hanyuma wenda soza kugira ngo mureke duhe n'izindi nkuru impamvu y'ukukisha n'abantu badukurikiye babyumve ashobora kuba ari umugambanyi ni Uvira igeramirwa gutya M23 yamanuye intwaro yamanuye ibikoresho byose kuyifata ingabo z'uburundi zikaba zahuje abacacu bakaba bagize ubwoba bamwe bari kuvuga ati turi burwane twabonye nk'abagambanyi yasatiriwe bamwe bari za Kiriba M23 bamwe bari za Kiriba za Ningo za Rusange za Sange za Katokota za Kaziba ibice byose bamaze kubizenguruka bigize umujyi wa Uvira igisigaye kwije umujyi ngiza na warikare nikaga wenda warikare horo cyakotana warangiza ugafata umugabo wari wamaze gupanga wamaze uri kujya kuri tele y'imirwano na za Uvira uri kuzenguruka ukamuhagarika akavuga ati we tugushyize hasi warowe zone ya 3 y'intambara tugushyize hasi tugukuyemo tuzanye umuntu mushyashya utazi ibice utazuriye na ruhe nawe bakaba bamuzanye habura iminota 5 ngo ibice bifatwe ahangaha none nko gutanga ibyo bice neza ukabitanga neza bigafatwa kubera ko buri amaraso mashyashya yego pe azari amaraso mashya wenda iwe bamuhaye n'abasirikare ngabwe ibyo ngo 60 ariko biragaragara ko aho bizice ari leta yihije sa ari byitangiye neza ifasha wari uyoboye urugamba uri imbere nko kuri front line bambiza ukabasubiza inyuma aho ukavuga ngo ndinde ibyo bice none se ntibigaragaza ko leta yakije asanga ngo ari umugambanye ahubwo uri gupanga imibare nabi kugira ngo ibice byavira n'ibindi bice bifatwe byose birashoboka muri rusange birashoboka ko bwaba nabwo ari ubundi bugambanye ariko navuga ko uri umuntu mushya bazana umusirikare mushya bazanye nasimbure Masunzu navuga ko igihe Uvira yabifashwe yavuga ko atari we ubiteye yavuga ko nta ruhara bigizemo yavuga ati namaye Uvira n'ubundi iri muri target namaye ubundi target none se Masunzu yakatabivuze Masunzu katafata igihe nubwo muri kundenganya ko tuzi icyo bamujije ko tukizi bamujije ko atagaruje Goma atagaruje na Bukavu kandi bamujije ko ibimenyetso byamaze kugaragara ko M23 tugiye gufata n'umujyi wa Uvira yaza ko hari icyo yakoze ntibaba bamushyize hasi kandi bari bazi ko azabishobora none se uyu yajya kwitakana ngo none ngo mwami biri mu marembera kandi barambwiye nagenda bigaruza zo ko icyo baba bahaye uyu nguyu ashobora kubivuga bikumvikana wibuka ko Masunzu afite indi nenge yo kuba bamwita umunyarwanda ni kuvuga kuza rero akavuga ati mwabimpaye bene wabo mwabimpaye uwo nsimbuye yamaze kubiha bakuru be barumuna be yamaze kubibaha n'ubundi yamaze kubibatereka mu ntoki mwabimpaye hasigaye ifirimbi ya nyuma gusa n'ubundi nicyo cyabayeho we yenda bashobora kumwumva ku ruhande rumwe bakumva ko nyine bamuhaye Uvira iri muri danger bamuhaye nyine iyi ntambara ngo ajye muri intambara no muri M23 iri muri position ikomeye cyane atari koroherwa no kusubiza inyuma M23 cyane ko yarasimbuye uwo bashinja ubunyarwanda cyangwa se bashinja ko ari umuvandimwe wa M23 ibi yabigira impamvu ahubwo ni ukuza gucunga n'uyu mbara bahaye ko nta kibazo barafitanye na leta urumva n'uyu mbara kubikurikiranira hafi ni ukuza gucunga ubundi mbara ni muntu ki baje gufunga yari yimeze neza ariko njye natekerezaga yuko mu gihe baza kuba bakuyeho Masunzu urana Masunzu niwe wari ukuriye ayo ma operation yose bari gukoreho na wa mujama bita Mandevu kuko Mandevu nawe ari muri umwe mu batumye ibice byinshi byigarurirwa Mandevu yasuri turi muri Rubero hakurya muri za Rubero nawe Mandevu ararengana
Mandeva ararengana ateze kandi nawe baramwambuye ibice kubera ariko impamvu wenda ndi gutekereza Tshisekedi yafashe Masunzu akaba Mandeva dore amahirwe afite Mandeva ari mugahi ari mu duce tutari Tereze Porta urumva Mandeva ari mu duce tutari kuberamo intambara Mandeva ari mu duce tutari guhangwa amaso n'isi yose urumva Mandeva mureka yahoga uriya mugabo we ari kwinywera za vino hari kwinywera bira kwati abakuru mfite nuko ari mu buhungiro ntabwo ibice bamuhaye nawe akibibarizwa Mandeva umva kubwira emve turabira ibice bya bira bicera yari byihoriye nta mwanya ifite wo gutahariye umuntu uri mu bibazo ni umuntu wazanye mu muriro wahanga isi yose hanze amaso yo kuvuga ngo uburyo bw'urura uri mu kufashwe Tshisekedi arahita atagaciro urumva nabandi rwose yibereye muri za vino hari hako se buriya Tshisekedi n'umujyi wa Uvira yatagaciro ateka n'umujyi wa Uvira uvuye merega nagoma avuyemo kandi yataye agaciro na Bukavu ivamo aracyari wa wundi wa Uvira nibasigariyeho urumva bonyine burase n'ukomeye umva impamvu ari wasigariyeho ni ingabo z'u Burundi ziri urumva umujyi wa Uvira ni umujyi wa kabiri nimba nibeshyo muri Sud Kivu urumva umujyi wagize no kuba umujyi wa mbere ni umujyi wa mbere cyangwa se yeshwa no kuba umujyi wa mbere ko ni munini cyane wigize kuba umujyi wa mbere yuko Bukavu iba umujyi wa mbere wa Sud Kivu yego ariko dore ikindi kintu yenekereza uriya ntago Uvira ibabaje cyane Tshisekedi ahubwo ibabaje uwo bita General Neva Uvira se ni wibabaje cyane unayihangayikishije ntabwo ashaka ko Uvira ifata Neva ikintu kimuteye ubwoba kinamubabaje si Uvira we yumva ko Bujumbura bahita babijyana iyo yumva ko bari buterurane na Bujumbura ariko ngira ngo ahari kugira ngo baterurane na Bujumbura byaterwa na Neva kandi ni nk'itegeko kubera ko ira Bujumbura M23 nijya kwifata ingabo ziri muri Bujumbura ziracikira mu Uvira kuko hari inzira ebyiri hari umuhanda werekeza Fizi ahandi ni mu mazi ahandi ni muri Bujumbura rero aho bagomba gucikira ni Bujumbura rero ingabo za FARDC FDNB na Wazalendo n'abacanga bagera i Bujumbura ntabwo bazabura kurasa muri Uvira niba barasa muri Uvira shiroga ya M23 ni ukuvuga ngo twe dukurikiye umwanzi cyangwa se dukurikiye ahantu hari kuva amasasu urumva ni uko nguko bazataka Bujumbura karabizi neza ko ntandi bahitamo urumva rero nibwo bafite kuko bavuga ko kurwanya hari ubundi ntabwo FDNB iri kurwanyira Uvira ivuga ko iri kurwana kuri Kongo nubwo ifatiwe rimwe ikagicisha inyoni ebyiri yo irwanayo yishakira ibici bayikubita ibiceri nibuye inari iri kurinda Bujumbura urumva ariko rero ntekereza ko Neva we nibyo yitekerereza kuko muri gahunda za M23 ntabwo gufata umujyi wa Bujumbura urimo kuko baba bavogereye ikindi gihugu tayari ubwo bimwe babise bahita bababye ariko nibagomya kurasirwa hariya ntabwo bazabyihanganira ntekereza ko M23 igigeze Uvira ingabo z'u Burundi zikakomeje kubagabaho ibitero ziturutse mu Burundi nibwo yakataka ariko igihe M23 yageze muri Uvira kafata hanyuma leta y'u Burundi ntirase kuri M23 tayari ubwo amahoro azababonetse hagati y'ibihugu byombi bayisumbuye bibaho Pacifique karama ni kuvuga ngo igihe ingabo z'u Burundi zitagomeza kugaba ibitero kuri M23 ariko wibuke ko ziramutse zihunze zahungana n'abazarendo n'abandi ba FDLR yenda bagihari n'aba FARDC bamwe na bamwe ni ukuvuga ngo ingabo z'ubundi ishobora kutagaba ibitero ariko abo bazarendo bakabigaba igihe icyo ari cyo cyose bari kugaba ibitero kuri M23 baturutse mu Burundi yego n'ubundi M23 izakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo yirengere ubwo urumva ni ukujyayo birumvikana ko M23 ntabwo izavangura ngo ivuge ngo aba ni abazarendo ubwo ari abazarendo reka tureke gutera u Burundi bapfa kuba bari mu Burundi n'ubundi birumvikana igomba kujya kwirwanaho yego nibyo ngibyo hanyuma nacyo ukomeza n'andi makuru na zira update wari waduteguriye reka ngomerese ku Burundi tukiri mu Burundi kuri umuperezida w'u Burundi Evariste Neva ndayishimiye ugiye kutubwira ko irankuru y'ukuntu bamugize umuntu wa danger ngo bamugize uwa danger rwose ngo bamugize umuntu wo kugarura amahoro muri Sahel amahoro amaze imyaka myinshi cyane ataragarutse muri Sahel nuko ngo ibyo byabaye ku munsi w'ejo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 2025 uwo bita
perezida wa Angola Joao Lorenzo umuyobozi wa EU ari nawe washyize perezida Ndayishimiye muri izi nshingano. Nibaruwa imushyira mu nshingano yavuze ko ngari umuntu wadanje nyine umuntu ngo umaze igihe mu bya politike, umuntu uzi ibijyanye n'umutekano kabisa, nguyizi ko umutangaje nk'umuntu nyine usobanukiwe neza kandi ushobora gutanga igisubizo ku bibazo bya Sahel. Bibuke neza muri Sahel harwaniye imitwe ikomeye cyane izwi ku rwego mpuzamahanga, harimo za Al-Shabaab, za Al-Qaeda, iyo mitwe yose na za Boko Haram buriya ziraharwanira. Iyo mitwe yombi yogoje ibihugu bitandukanye, harimo igihugu cya Somalia aricyo kitubana muri East Africa Community. Iyo mitwe igenda iyogoza ibihugu bya za Mali ndetse n'igihugu kizwi cyane muri kara gace ka Sahel kizwi nka Burkina Faso. Mu majyaruguru yaho buriya na n'ubu ngubu nubwo uriya perezida ukiri mutoya uyobora Burkina Faso yitwa Ibrahim Traoré, buriya mu majyaruguru yaho baracyavugira urufaya rw'amasasu kuri ya mitwe. Iyo mitwe n'ubundi ndi kuvuga ubwo buryo nasobanura rero Sahel yagiye iba yabaye indiri y'inkozi z'ibibi mu rwego rw'isi muri rusange. Sahel niho hantu hacuruzwa abantu, by'umwihariko muri Libya uyu munsi wa none biravugwa ko ngo hacuruzwa abantu cyane cyane ab'abirabura bagakoreshwa imirimo y'ubucakara, abandi bakajyanwa mu mirimo batishimiye n'ubundi kandi batazahemberwa. Ibyo ni ibintu bibera muri Sahel kandi bikorwa ubundi kugera muri Sahel uturutse muri kino gice cya Afurika y'Amajyepfo bakikubona wahageze, yaba umushoferi usabye lifuti yaba iki akubona nk'imara agahita akugurisha. Ni ukuvuga ngo ibyo ni byo Ndayishimiye agiye kurwanya. Rero ibyo agiye kubikora mu gihe igihugu cye kiri mu ntambara muri Congo, gifite ubwoba ko Bujumbura iri bufatwe mu 2023 igihe bifashe Uvira yabisigaje ibirometero bike cyane ngo ifate Bujumbura. Njyewe rero nayobewe mu by'ukuri mwatwana nayobewe impamvu yagiriwe icyizere kingana gutya kandi nawe babona ko ari mu mazi abira. No mu gihugu cy'imbere harimo ibibazo harimo n'urwikekwe rwo kuba habaho kudeta. Nayobewe impamvu ari we batoranyije ngo bamugire navuga uwo nakita komanda wo kugarura umutekano muri Sahel. Hano harimo ibintu bibiri. Icya mbere uvuze ngo ibi bintu wagira ngo harimo n'ubugambanyi. Mbere na mbere ashobora kuza gusaba kujyana ingabo. Nazaga kujyana ingabo. Nakeka ko ubwo byarapanzwe, niyo mpamvu hamaze iminsi ingabo ze bazikoresha repri zimwe z'ingabo zatojwe bakazisubira inyuma bakavuga ngo zigiye kujya kurinda umupaka ngo bamaze kumenya ko u Rwanda rugiye kuhafata. Bivuze ko ingabo wasanga bari kuzipangira kuzijyana hehe kugarura umutekano. Ibyo byose bikaba bivuze gutuma noneho arimo kuzikikisha ndetse mu by'ukuri umujyi wa Bujumbura buze gufatwa bya nyabyo, bigatuma byagabanya koko imbaraga ahangaha. Niko kuvuga ati n'ubu ntacyo nkiramira, ahubwo nabona rifite reka mukuru njye kwishakira amafaranga. Ibyo ni icya kabiri. Ifaranga uno mugabo ari gukura Kongo ari kurigabura na Lorenzo. Birashoboka byose. Urumva nta kuntu wafata umuntu wirira ubucuruzi w'imbuto umunyamavoka, umuntu w'umunyenzi n'isazi, urumva ufata umuntu uri gucuruza abasirikare muri Kongo n'imbonerakure n'abaturage, uvuga ngo niwe muntu wadanje w'umunyepolitiki ujya kugarura amahoro kandi uri guteza intambara. Icya mbere Lorenzo ni gute yakoze iryo kosa mu gihe Trump yabonye Ndayishimiye nk'umuntu uri gukoresha iterabwoba, kuko ndetse ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byashyizwe ku rutonde rwo ko kigiye gukurirwaho amaviza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, Trump yarabikoze rwose, yabishyize kuri ko kiri guteza intambara hano muri Demokarasi ya Kongo cyangwa se hano mu karere ka Afurika. Undi akavuga ati ahubwo uri uwo danje ni wowe muntu ugomba kudufasha kugarura amahoro. Ese tuvuga ko ari cya kintu cyo kuvuga ngo igisambu ngo ushaka kutibwa ushaka kutibwa arimbisha igisambu. Ariko tubifata aho biragaragara ko ashobora kuba mu by'ukuri izi faranga uyu mugabo ari kujya kuri Kongo ariko uzigabura na Lorenzo. Mbibutsa ko Lorenzo nawe mu minsi yashize byari byamucanze agiye kohereza ingabo ze muri Kongo. Nawe yaje kwishakira ibuye ariko aravuga ati ubwo nifite Ndayishimiye wanjye ahangaha, urumva wenda kugira ngo amenyekane n'iki reka mukinere ngere ku biceri, urumva
ariko mu by'ukuri ntabwo ibi biza kuvugwaho rimwe n'abanyepolitike muraza kubyumva rwose birumvikana yanze ko bizamubarwaho ibizabayo ikongo bitazamubarwayo kandi yari n'umuyobozi wa eyo none se ubu ko wamuhaye kuyobora EAC ibyagenze bite ko no kuvuga icyongereza byamucanze ahubwo muri iyo EAC ni naho bita bihurira n'ubundi yari afite ingabo muri Somalia zirwanya iyo mitwe ya Shabab ibiterabwoba ikibabwira ati byabacanze ni mutahe n'ubundi barabwiye ati dore igihe mubaze hano nta musaruro murabona umuntu yambariye ikanzu mukavuga ati iterabwoba riraje mukirukankira mu birindiro kandi ngo mwaje kudutabara none niba ari ibyo nimwitahire izo ngabo rero babazizanye hano izaze ntizatikiriye ingungu kibabaje nyine nuko zanze kugwa muri Somalia 640 none zaguye ingungu hagira ingungu hariya M23 ikabiyambikana imyenda yabo irabaye cyane rwose none icyo gihe yananiwe kugarura amahoro muri Somalia gusa none bamuhaye mu gace ka Sahel ni agace kanini cyane k'ibirometero byinshi kandi ni agace kagizwe n'ubutayu gafite temperature y'ubushyuhe iri kuri degre Celsius ndende kurenza mu Burundi ni ukuvuga ngo umusirikare uturutse mu Burundi uzajya muri Sahel ikintu cya mbere kizamucanga ni temperature n'ubushyuhe ibyo byonyine umuyaga wo mu butayu imbeho ya nijoro yo mu butayu ifite degre Celsius zigera kuri 25 kuzamura munsi ya 0 muri minus nyine imbeho yo mu butayu ubushyuhe bwaho bujya bugera kuri degre Celsius 40 kuri plus urumva si muri minus ni kuri plus ni kwa ngo ubushyuhe bwaho bwakumanywa bujya bushyuha bingana gutyo umuyaga waho noneho wo mu butayu muri Sahel ugishobora kuba wamara iminsi ibyo bintu bishobora gutsinda byonyine abasirikare b'u Burundi bakabasha kuraswa na biriya mitwe y'ibyihebe itagisubira inyuma idafite ikirwanira itavuga ngo ejo nzabahone bariya abasirikare buriya bagira ukuntu bagiramo gakeya bakanakora repubulika kubera ko bavuga ati nasize umuryango ngomba no gutaha umuryango ukambona nkabona n'ayo mahera nkataha mfise amahera iminsi yashize mu gihe cyashize ari umusirikare umwe wo mu Burundi twaganiriye ari muri Somalia ambwira ati njyewe ninza afise amahera nzatashaka umugore w'umunyarwandakazi bagira ukuntu bagira projet z'igihe kirekire ariko urugamba akavuga ati rwose Imana ifashe nzatahe mu gihugu amahoro ariko iriya mitwe y'ibyihebe igihe kirekire uko bisema ni kabi cyane abasirikare bajya bagira projet z'igihe kirekire ariko iriya mitwe y'ibyihebe nta projet y'igihe kirekire igira ejo ntihabara ipfa kuba ibabonye ishobora kwiyambika n'igisasu ikabizirikaho mugaturikana rwose abasigaye bakamukomera amashyi ari umurambo yapfuye nuko babayeho abo nibo rero bohereje Ndevanga agiye kurwanya nawe mu 23 yaramunaniye ariko se bwana Baraka karame uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ngira ngo si ubwa mbere n'undi yaba yohereje abasirikare muri abihugu no muri Somalia ngira ngo hari abaherutseyo batashye birukanwe kubera ko bananiwe urugamba sasa ubu nanone kuza kujya ngo kuyobora iyo mishyikirano niba ari ubuhuza niba ari iki hagati aho ngaho ntibari buze kumusaba no koherezaho ingabo ngo zijye kureba icyo zakora bari buze koherezaho ingabo ngo zijye kureba icyo zakora uvuga ngo mu nshingano yahawe harimo ibijyanye na politike no kuvugana n'abantu bavuga rikijyana muri biriya bice abavuga rikijyana ni abafite amafaranga ni abanyepolitiki bakaze ni abasitari batandukanye kubavugisha ngo barebe umusanzu batanga kugira ngo bagarure amahoro muri kariya gace ubundi kariya gace uburyo bwiza ngewe mbona bwo kugaruramo amahoro Neva yakoresha uretse kohereza ingabo ngo zijye gutikirirayo asigare Burundi bwambaye ubusa strategy nziza yakoresha ni ukujyana umunwa akareba abasore mu bagabo bagendana bazi kuvuga akaboherezayo bakagenda bagatanga disikuru bagatanga ubukangurambaga kubera ko bari abantu babibyihebeye bafite ibyo bapfa n'abandi n'izindi sosiyete muri rusange ugasanga yenda nk'umuntu afitanye ibibazo wenda n'umuryango cyangwa se n'abaturanyi bo mu gace atuyemo akavuga ati ngiye kuba ikihebe nzabiturikizeho kubera nyine akiheba baba bafite uburyo bihaze ari ibiharamagara ikintu yakoresha cyiza ni ukuvugana yego nabo bavuga rikijyana abo basitari muri muzika bagakoresha ibitaramo bakabwira abantu
ko batagomba kwiheba kejo ari ubuzima, abo bantu bagabanza bagakumira abantu bashya binjira muri iriya mitwe. ariko aba nabinjiramo ku bushake bagakumira n'abinjiramo ku gahato. Ariko icyo cyo kiragoye, abinjiramo ku gahato biragoye kubera ko n'ubu mwanya nshobora kuba ndi kuvuga amakuru nonaha navuga ngo ngiye i Burayi nagera Sahere cyagera ifute bakabanyije muri iriya mitwe, kandi nta bundi buryo bwo kuvamo bufite, nta bundi buryo bwo kuvamo mfite. Icyo cyo navuga ko kigoye. Yes, ariko umusanzu umuntu yatanga yakumira abinjiramo ku bushake kubera ko babaye ibiharamagara. Aha, ikindi kintu ikijyanye n'iyi mitwe, ni imitwe imaze igihe kirekire bwana Baraka, sinzi ngo wenda ngo Nevar icyo aje kubihinduramo, hari n'abandi bagiye babigerageza ariko ntibabishyira mu bikorwa ngo bibe byahinduka, ngo bino mitwe irekeraho kurwana no kwica abantu. Ni ibintu bisanzwe bikora kuva mu myaka itambutse myinshi cyane. Evariste Ndayishimiye rero uko byagenda uko ariko kose sinzi, ariko si ubwa mbere avuzwe mu bintu nk'ibyo. Iki kibazo cyananiwe Joao Lorenzo aravuga reka nyereze Neva niwe ushobora kuza kujya kuvuga. Erega muri kwivuna, muri kwivuna. Kisekedi nawe kugira ngo abone abantu bumufatanya, kuko yahoraga ashinjwa kwirizariza, yahoraga ashinjwa gukubitwa agahita ashaka umuntu ajya kwegekaho umutwaro. Urumva uko yazengurutse muri Kenya biranga, yagiye kwa Ruto ngo amurwane w'umuhingabo, murabyibuka biranga, ajya kwa Samia Suluhu Hassan biranga, wakada byaranye ndikubwira abantu yabanje gutera biranga. Urumva Samia Suluhu Hassan yaramubwiye ati ndama abasirikare barabira ukuntu yabanje kumubwira reka Jakaya Kikwete niwe waje kunyura inyuma. Samia Suluhu Hassan yaramubwiye ati ingabo zawe zirirwa zibera mu ndaya, zikigera mu kabari, ntizikunda igihugu cyazo, none nitwe dufite ingabo zo kuza gutikirira aho hantu, ntazo tuguhaye. Umuntu wanyuze inyuma ni Jakaya Kikwete yaramubwiye ati wa mwana we, wa mugore we, suka akazi gakorwa suko politiki kinwa, ati tujye gufata n'iya faranga n'igihugu cyacu kigira reputation. Urumva ye reputation byabaye nyuma, urumva ikukubwira ukuntu byaje kugenda. Aragenda ku Bugande kwa Museveni, ngo urabize ntibumvikana, Museveni ahita akubwiza ukuri ndashoboka. Urumva n'ahandi biranga. Umuntu yararebye yitegereza aravuga ati kwa Neva buriya mugabo General Neva na Perezida afite ikibazo cy'amafaranga, igihugu cye kiri hasi mu bukungu, ni mushukisha ifaranga biraza gukunda cyane katabanye neza n'u Rwanda. Rero amukubita ifaranga ko yabonaga nani mahitamo kugira ngo umugabo ahita byumva vuba, ahita akubita n'igitanga, bajya ku munzani. Bivuga ko ari amasezerano basinyanye mu ibanga, kuko aza kujya hanze ntabwo byari gukunda. Urumva birakunda biremera. Hanyuma rero icyo nashaka gutindaho, ashaka kureba Joao Lorenzo nawe nk'umuntu wari uyoboye, yarebye aravuga ati ngewe ni gute garagaza ko ndi umukozi. Aragenda ku cyumvirizo azenguruka ibihugu abona nta bihugu biruza gukunda. Aravuga ati ninkubita kuri Neva nawe nta kindi gihugu cyampa abasirikare bo kohereza hano. Urumva nicyo wenda nimubwira ko nimugira umuyobozi birahita bimuzamurira reputation, ahita yumva ko abaye wadanje mu karere ka Afurika, nama ko wadanje mu karere ka Afurika, ahita yumva nyine ko igihugu kigiye gute kimenyekana cyane, ntabwo ari buri kubyumva. Ugatwe ndayishimiye rero ugize umuntu wadanje ubuyobozi. Urumva mu gihe abandi bagutereranaga cyane burakubonamo ubushobozi, ati je burakubonamo ikintu kidasanzwe, ati burakubonamo umuntu urenze cyane ko nabari n'aba Cyril Ramaphosa. Urumva bari aba South Africa nabo bari mu bantu bahise bahereza imbaraga zikomeye cyane uyu mugabo General Neva, bitewe nuko bamugiriye icyizere te n'abana cyizere bamugiriye, bamushakamo inzira. Urumva icyizere kiye ko bashaka kwihorera ku Rwanda no kuri Ventura, bakabona n'andi hantu bakura inzira bakajya mu Burundi. Ni iki cyatumye uyu mugabo Evariste Ndayishimiye avuga ngo ntabwo munsi mfite igisirikare kiboneka n'ikitaboneka? Ni ikihe cyatumye avuga uko batanamuzi neza? Biragoranye kumusobanukirwa kuko igihe yahereye yohereza abasirikare no muri Kongo, gusa byatangiye apfunyikira ikibiribiri Kisekedi akamuha imbonera kure, ariko aho bigeze ari kohereza abasirikare uko utazi umunsi ubiri igihe umwihakana yaravuze ngo yahise avuga ati je ndiyahura, ati barancutse kabisa, ati je
ndiyahura ati kandi n'inzu muzandirire ninjye uzaba wiyahuye kandi ko bigeze kubivuga mugiye ngo neva ngo nimubona napfuye ngo niyahure ngo napfuye ngo nimuzorire umbasha ngo nimuzarire ngo nimuzandirire ngo ninjye uzaba niyahuye kubera iki yaramaze kubona ibyiringiro bitakaye ubirigi bumubwatereka twega muri Rwanda niko tubona nk'igihugu cya danje ati ahubwo turebe ukuntu twabigenza ariko bamwigaramye ahita avuga ati ninjye wiyahuye uriya niko ashaka kuvuga ashaka kuvuga ati ninjye wiyahuye ari mu baperezida na nikundira ubundi ukuntu yigirira icyizere agira icyizere gikomeye cyane kuko nk'ubwo urumva ako kantu kaba kandi kantu kadasanzwe aba baperezida harimo ukuntu ngemba mbona bari gushaka hiti byibura ngo mu myaka 100 bazaye bakibibuka abati habayeho abaperezida ba mbere babiri bahuje ubumwe bakora ikintu se navuga hari ikintu abo ngubu bano bagabo ubwenge bwabo buriya mukiraho Mikira Pacifique na Nelson ndagira ngo babwire ko iyi strategy Tshisekedi yarakoresheje nayo yashoboraga kugira imbaraga cyane iyo yaza kuba afite igisirikare nyacyo kandi afite icyo arwanira gifatika urumva iyo baza kubasha kurusha imbaraga M23 urumva gahunda n'ubundi yari harigiye barwanaga bavuga ngo paka Kigali kuko bari guturuka bari kuvuga ati umurundi dufatanya ntazatwima ubutaka ngo dutere u Rwanda bari gufata ingabo zimwe zigaturuka muri Goma zinjira zijya Gisenyi izindi zigaturuka zigaca mu mazi hagati zikinjira ziza muri bino bice bya Nyamasheke zinjira u Rwanda izindi nazo zigaca Bukavu zinjira zijya Kamembe izindi nazo zikajya guca za Bugesera zikajya guca mu Burundi zinjira zica za Bugesera binjira Nyaruguru bazamuka bafata binjira mu Rwanda nk'uko bari babite urumva uyu mugambi wari uteguye ariko iyo baza kuba icyo barwanira gifatika byari kubaha imbaraga bigatera muri abasirikare reka kwa utegura umushinga nta mafaranga ariko reka mubwire impamvu aba bagabo bateguye umushinga nta mafaranga uyu mushinga uzakunda icyambere bari hamwe n'Ububirigi bari hamwe n'uwo bita bari kumwe na South Africa Ramaphosa icya gatatu bari bafite FDLR n'igisirikare gihagije cyo kumva ko bagaye ibitero bikomeye cyane ku Rwanda hanyuma umugambi bawunozaga bakiri herero M23 itaragera Goma ikiri Rucuro bagifite abasirikare benshi n'ibikoresho hano mu mujyi wa Goma ndetse nano za Rubaya muri za Nyiragongo ngira ngo urabizi neza cyane ko hari intwaro ziteye ubwoba nyinshi cyane nazo M23 iri gutinya gukoresha ore mu 23 nimukarebe kuno mugire ngo Uvira ngo yarayinaniye ngo izo za Warikare yarazinaniye bafite intwaro byibura bashobora gukoresha amasaha 3 bakaba bamaze gukuramo iyo miji ahubwo bo bareba ikiri buvemo mu nyuma cyangwa se ingaruka ziri buze kubaho mu nyuma yuko bafashe uwo mujyi bagasanga nta muturage ugituyemo amakuru hari nuko aba bagabo bombi imbaraga bari bazifite ariko kubera uburangare bwabo no kwizera yuko isa ku isaha ngo babigaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ngo igihugu cy'u Rwanda ngo nagahugu gatoya ngo yashaka yanagarara muri Kinshasa ngakarasa mu Rwanda nyiranga ibyo sije wabivuze niwe yabivuze Neva na waravuga ati nakubitira hariya nundaga kubitira tugahurira muri Kigali ariko ibyo bintu rwose ntabwo byari kubaho bitewe nuko ibyo bagambiriraga ntabwo bari bazi ngo u Rwanda rwiteguye ute ntabwo bari bazi ngo bizagenda bite ahubwo barapanze barecara baripanga barangije bagiye gushyira umugambi wabo mu bikorwa yaba munisiko isa niyitarutsa Sadek yari yafungiwe mu mujyi wa Goma Ububirigi iti duhari South Africa niyo akomeje kugenda yikomanga ikohereza n'ibikoresho mu Burundi ngo bazanyurire mu Burundi bigeze aho Neva na warareba aravuga ati ibi bintu bishobora kuzagira ingaruka kuri ngewe arabyanga aravuga ati tuzanyura muri Kongo uri Imana ireba bizaguruka ikabica amababa yibona kuguruka kwabyo bidakwiriye uriya bari bamaze gutegura umugambi mubi kandi bafite umugambi mubi wo gukomeza ibyo bakoze amahano mabi ku bufatanye na FDLR cyane dore ko murabizi ubufatanye bwabo bumaze igihe kirekire Imana yararebye wirareba iravuga ati aba bantu bashaka gukora ibibi bakoze nkababara bashaka ngo bongere babikore niyo mpamvu rero kuba bari bafite umugambi mubi icyo kintu cyabatsinze buriya baza ko baje nko hari n'iterambere bazanye ibyari byo gusaba kurasa bari kuruka indege bagahita baza bagashora imari bakubaka inganda bikemera bidasabye ko banatanga abasirikare
ariko kubera ko bari bazanye umugambi mubi wo guhemukira u Rwanda ntibyari kubakundira rwose muri rusange. N'umunyarwanda wese nta kiguzi atari gutanga ngo arinde u Rwanda rwe. Okay, ngango ko rero Baraka, ngango ko nuko ubwo amakuru yacu rero ameze ngira ngo hari izabari wazisoje rero. Ya, hari hasigaye inkuru ivuga muri Uvira. Muri Uvira hamaze iminsi haza amakamyo aturutse Bujumbura, ariko bikavuga ko ngo nayo yoherezwa aturutse Kinshasa no mu yindi miji abantu b'i Bujumbura batabasha kumenya ngo babona ariko ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Aya makamyo rero ngo yamaze iminsi yinjira ku masaha y'ijoro no ku masaha y'urukerera nani masaha atanzwe mu mujyi wa Uvira, ariko ngo amakuru ahari nuko aya makamyo aza nta kintu kirimo. Ikintu gishya rero kimaze kumenyekana muri kano kanya nuko aya makamyo ngari mu mugambi wo kuba ashobora gutorokesha baba abayobozi b'abasirikare bamwe, abakomanda igihe byaba bikomeye, yaba ashobora gutorokesha ibikoresho kugira ngo bidacakirwe na M23 mu gihe Uvira bifashwe, nk'uko baca ibikoresho byabo byinshi byafatiwe i Goma kugira ngo barinde ko hari ibindi bikoresho biri Uvira bishobora gufatwa. Aya makamyo rero ngo umumaro wayo munini gashobora gukwirakwiza abasirikare mu gihe gito mu mujyi wa Uvira, igihe Uvira yabitewe, kugira ngo badacanganyikirwa kuko ngo bacanganyikiwe muri mujyi wa Goma. Ikindi gashobora gukora, ashobora gupakira ibikoresho biri mu byago byo gufatwa kandi bihenze bishobora kwifashishwa na M23 mu gukomeza intambara, bakabipakira bagatangihungisha byihuse bakabijyana i Bujumbura. Aya niyo makuru hari y'aya makamyo ngo umugambi mukuru ni wo kugira ngo yenda bashobore kuba bapakira ibikoresho bindi babashe kubirokora, bakumubona ye n'imvura gushya ukaba wakinjiramo ugakiza agateleviziyo kawe, yenda byose ntiwabikiza, ukabibera nyine nk'uhora witeguye kuba watabara wenda agateleviziyo kawe n'urugero. Umugambi rero uvuga ko aya makamyo yinjiraga muri Uvira. Ndumva rero amakuru nabateguriye arayo. Nabashimira, ibindi tukazabikomeza mu bindi biganiro, tugakomeza kubana muri rusange. Katugushimire Baraka, katugushimira wakoze cyane rero, tuza ko dusubira. Yes, ndabashimira ko by'umwihariko nakunze ubusesenguzi bwa Pacifique buriya amaziye mukurikira cyane. Namushimira kabisa, yagiye twunganira muri rusange. Byanyuze kabisa. Asante. Urakoze. Ngango korero mwabyumvishe rero, muvandimwe yagira uti mu by'ukuri amakamyo amaze kwinjira Uvira kujya gukurayo guhungisha ibikoresho bijya kuri leta ya Kinshasa. Biragaragara ko bamaze kumenya neza ko urugamba rugiye kuba. Nyuma y'itangazo Lawrence Kanyuka yashizeho aravuga ati twebwe urugamba nibwo rutangiye mu by'ukuri rwo gufata umujyi wa Uvira. Ubwo rero murumva ko nta bintu byoroshye cyane, iyo basohoye itangazo Bwana Pacifique akenshi rikunda kujyana n'igikorwa. Ngira ngo hari ubwo twanasoreza hano, dusoreje hano Bwana Pacifique, hanyuma tukaza kugaruka mu makuru yacu. Ko nubwo dushoje amakuru, hari amakuru nge nari nateguye ntavuze yanyuremo vuba rero. Amakuru nari nagize ngo mu ngingo z'ingenzi nabibabwiye uko byari byifashe, wenda reka mvuge ko byigenzeho gatoya, hanyuma mu kanya gatoya nitugaruka mu makuru muraza kubisobanukirwa byose. No kuvuga ngo ahantu bita mu Rwikubo, mu hano hafi naho bita za Minembwe, n'ubundi hari kubera mu rugamba rukomeye cyane. Nubwo bimeze uko abasore b'amadubo bari gukora akazi gakomeye cyane, koko mu mugoroba batambutse, ndagira ngo ni ku munsi w'ejo, habaye havugiye amasasu muri bino bice ku masaha y'umugoroba, ariko no muri iki gitondo niko biramutse bitewe n'ikibazo cya FDLR ndetse na FDNB babarizwa muri biriya bice. Andi makuru aravuga ko witwa mu Mikenke ndetse n'ahitwa Rurambo ku ndondo ya Bijombo, ndetse indondo ya mbere n'iya kabiri hose ari kugenda humvikanamo amasasu mu buryo bukomeye cyane. Hari amakuru ari kuvuga ko drone zishobora kuza gukoreshwa ngo zifata amashusho. Hanyuma muri Rubero nkuko nabimaze kubibabwira, imirwano mishyashya, akaba ariyo mpamvu ndi kubabwira ngo umuntu wita Bruno Mandevu buriya dusa nk'abari baramwibagiwe, ariko tugiye kumugarukaho bitewe n'ibyago agiye guhura nabyo. Uyu mugabo ufite igisirikare gikomeye cyane hano muri Rubero, uko udasiba kwikomanga avuga ko yabujije mu Vetura gufata umujyi wa Butembo, ariko kwishuro tayari biye bishobora kuba bigiye kugira gute, bigiye kujyaho iherezo. Ni kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo cya kare kabisa, haramutse havugiramo amasasu. Nakiriye SMS mbwira yuko muri Rubero hatangiye mu rugamba rukomeye cyane, ko noneho ari FRDC yarushoje kuri M23. Uko rero kukaba ari gukora mu ijisho ry'intare yari yiryamiye yiturije, kuko hano muri Warikare muri Prito hano muri Rubero nta rugamba rwari rukiri kuberamo, M23 isa nkaho yari yaraharetse. Kuri ubu rero hazindukiyemo
urugamba rukomeye cyane. Ni mu duce tugeze muri tubiri, harimo ako bita Kageri ndetse n'ako bita Kasuo, kaburi ruguru gatoya y'ahantu bita muri Kipese, urenze hano usa n'uwakatiye Lubero Centre, ahubwo urimo usa n'uwerekeza ahantu bita za Musikenene. Hagati aho ngira ngo rero birumvikanye yuko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera nk'uko wari wabivuzeho mu makuru tutangira muri Pinga, naho ngo haramukiye mu rugamba rukomeye. Yego, haramukiye mu rugamba rukomeye, ariko tuza kugenda turugaruka ndetse na Tetwara wari kare turebera hamwe uko ibintu bimeze. Katubashimire rero mwakoze cyane makuru yacu, mwabanye natwe, tuzosubira makuru cyataha. Bye bye.